uko waba usa kose, uko waba uteye kose, Imana ikwitayeho. Ukuri kose Imana ikwitayeho, kandi Imana igiye kugukiza, igiye kandi no kugusana. Imana ntabwo igukiza gusa, ahubwo iragukiza ikanagusana. Kandi Imana iguhaye amahoro, iguhaye ihumure, iguhaye n'icyizere, kubera ko nta kindi kintu cyazanye Kristo ni ukugira ngo aduhereze ibyo bintu, aduhereze amahoro, aduhereze icyizere, aduhereze ihumure. kandi Imana iraguha ubugingo bushya n'umugambi mushya mu buzima bwawe. Ubushobozi bw'umuntu ntabwo imbaraga z'umuntu zishobora gukora umurimo w'Imana. Dukeneye gusigwa na Mwuka Wera, dukeneye ko Mwuka w'Imana, Mwuka Wera aza akatujyaho, akaduha ubushobozi, kubera ko imbaraga zacu ntabwo zabasha gukora umurimo w'Imana. Biri akabayobora Satani agatwaza igitugu mwene abo ngabo. Yesu yaje kugira ngo abo ngabo abashe kubakiza, ababohore, abakize kuba igisenzegeri. Shalom. Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze nanone ku mwanya w'ijambo ry'Imana. Nkuko tumaze kumenyerana, ijambo Imana iba yamaye kugira ngo tuganire, ngomba kuryihererana. Tuba dukwiye kugira turiganire twumve icyo Imana itubwira. Rero nanone tugiye kureba ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, ibice ni 4 n'umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 19. Haravuga ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka w'umwami agiriyemo imbabazi. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye uyu mwanya wongeye kuduha w'ijambo ry'Imana. Ushimwe uhabwe icyubahiro, unkoreshe n'igikoresho cyawe, kandi n'abari kumva ijambo ryawe aho bari ahantu hose atandukanye ubagirire neza. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Nongeye kubaha ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza Imana iba yaduhaye ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo rero Imana yamaye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi ni inkuru nziza ku bantu bafite imvune mu mitima yabo. Haleluya. Inkuru nziza ku bantu bafite imvune mu mitima yabo. Rero iyo tuvuze imvune, iyo tuvuze inkuru nziza, abantu babyumva ukundi kuntu kugiye gutandukanye, ariko uyu munsi ndaza mvuga inkuru nziza ku bantu bafite imvune mu mitima. Birashoboka umutima ukaba uremerewe, birashoboka waragize ikintu gikomeretsa mu mutima wawe. Rero wumve ko iyi nkuru nziza ari yawe. Iyi nkuru nziza ya Yesu yaguteguriye ni yawe. Rero dusomye ijambo ry'Imana aho Yesu yigaragaza nk'uwasizwe n'Umwuka Wera, cyangwa yasizwe n'Imana, mu yandi magambo nk'uwasizwe n'Imana. Rero gusigwa n'Imana bisobanurwa gusigwa n'Imana ni ugushyirwaho n'Imana ku bw'umurimo wera. Iyo wasizwe n'Imana ni igihe Imana yagutoranije ikagushyiraho kugira ngo ukore umurimo wera. Gusigwa rero n'Umwuka bivuze guhabwa imbaraga zo gukora umurimo w'Imana. Yesu hano atangiye yigaragaza ko yahawe imbaraga n'Imana kugira ngo akore umurimo w'Imana kandi awukore mu buryo bwihariye. Yesu rero yahawe imbaraga zo kugira ngo atangaze ubutumwa bwiza ku bakene. Namara gutangaza ubutumwa bwiza ku bakene, atangarize kandi ko abafite imvune mu mitima ko zikize. Yaje kuvura abafite imvune mu mitima, aza kugira kubohora abari mu bubata bw'ibyaha, aza kandi aza kuhumura impumyi, aza gutanga impumyi, guhereza impumyi kugira ngo zirebe. Yesu yatoranijwe cyangwa yasizwe kugira ngo azakore uwo murimo
Imana yari yamuteguriye kugira ngo akore. Bibiliya yatangiye itwereka yuko Yesu yari amaze gutangira umurimo we ku mugaragaro. Ubwo amaze kuwutangira, iyo usomye hejuru ubona nibwo yari akiva mu butayu kugeragezwa na Satani. Hanyuma rero ngo asubira iwabo ku munsi w'isabato, yinjira mu rusengero nk'uko bisanzwe cyangwa mu isinagogi. Ngo akinjira bamuhereza igitabo umuzingo w'igitabo, abumbura mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Rero inkuru yasomye yagaragazaga Mesiya bisobanura uwasizwe umuntu Imana yimikishije amavuta ngo akore umurimo wayo wihariye. Niyo ntego yari iri muri aya magambo Yesu yasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ari nayo twongeye gusoma umukozi w'Imana Luka yakoresheje nanone, bigaragaza Mesiya umuntu wasizwe amavuta ngo akore umurimo w'Imana kandi awukore mu buryo bwihariye. Yesu amaze gusoma ya magambo yose y'umuhanuzi Yesaya, arangije gusoma aravuga ati, uyu munsi aya magambo mumaze kumva asohoreye imbere yanyu. Amen. Aravuga ngo uyu munsi aya magambo mumaze kumva asohoreye imbere yanyu. Bivuze ngo ibyo muri kumva nabyo muri kubona. Mesiya ari imbere yanyu, Mesiya arahari, Mesiya ari kumwe namwe. Aravuga ngo aya magambo mumaze kumva uyu munsi asohoreye imbere yanyu. Rero hari zimwe mu mvune z'umutima Yesu yaje aje kuvura. Hari abantu baciwe intege n'ibyago bagiye banyuramo, baciwe intege n'ibyaha, baciwe intege n'agahinda, baciwe intege n'ubugambanyi cyangwa gutakaza icyizere, bakitakariza icyizere bigatuma batabacika intege. Ariko hari icyo Imana iri kubabwira aba bantu bameze gutya, aba bantu bafite imvune zo mu mutima imeze gutya. Imana avuga ngo Imana ikiza abafite imitima imenetse, ipfuka inguma z'imibabaro yabo. Niko Zaburi, umwanditsi wa Zaburi 107 umurongo wa 3 atubwira yuko Imana ikiza abafite imitima imenetse. Abantu bakomeretse mu mitima, Imana ibasha kubakiza kandi ipfuka izo nguma, ipfuka inguma n'imibabaro yabo. Imana ifite ubushobozi bwo gupfuka inguma zo ku mutima wawe, ifite ubushobozi bwo komora inguma ziri mu mutima wawe, ikagukuraho umubabaro. Hanyuma hari abandi bantu rero babayeho batakibona impamvu yo kubaho, imvune zo mu mutima, bakabaho nta mpamvu yo kubaho, akumva kubaho ntacyo bivuze, akiyangiza, agakora ibyangwa, mbese ubuzima bwe akabutwara nabi bitewe n'uko abona nta mpamvu yo kubaho, cyangwa yacitse intege kubera ibigeragezo. Hari ukuntu umuntu ageragezwa yagira ngo akabona ko ubuzima bwe butakikwiye kuba ari ubuzima bwe akwiye kuba arimo, bikageza nubwo yumva yabwiyambura, bikageza nubwo yumva yakwiyahura. Ariko Imana iri gukomeza muri Zaburi ya 34 umurongo wa 18 avuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Haleluya. Abantu bafite imitima imenetse Imana iba hafi yabo, kandi ngo Uwiteka akiza abafite imitima ishenjaguwe. Birashoboka ukaba uri mu bigeragezo, birashoboka umutima ukaba umenetse, birashoboka ukaba nta mpamvu ubona yo kubaho mu buzima bwawe, ariko umve ijambo ry'ihumure ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Rero iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iryawe, wowe ufite umutima ushenjaguritse, wowe ufite umutima umenetse, wowe wumvaga wiyanze, uyu munsi Imana wumve ko ikwitayeho. Rero hari abandi bantu bafite imvune zo mu mutima, abantu bahora barwana n'ubwoba bw'ejo hazaza, bahora bumva bagiye gupfa, bahora bumva batinya indwara, bahora bumva bagiye gutakaza ibintu byabo by'agaciro mu buzima bwabo. Hari abantu bahora n'ubwoba bw'ibyo bintu bimeze gutyo, akumva ko agiye gupfa, ese mpfuye byagenda gute, mpfuye nasigaye abantu banjye, mpfuye business zizagenda gute, bagahorana ubwoba nk'ubwo ngubwo. Ariko hari ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 41 umurongo wa 10 avuga ngo nutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya mukomeza, ni koko nzajya mutabara, kandi nzajya muramira
gukuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye, ngo ni koko ntutinye ntukihebe nzajya gutabara. Imana ngo ntukuke umutima ntukihebe, Imana izajya gutabara kandi izajya ikuramiza ukuboko kw'iburyo kwayo ariko gukiranuka kwayo. Ukuboko kw'iburyo kw'Imana ngo niko gukiranuka kwayo. Rero abantu mufite imitima yuzuye imvune, mwumve ko Imana ibibuka, mwumve ko Imana ko ibitayeho. Abafite ubwoba bw'ibibazo bari gucamo, ababuze ibisubizo, abumva ubuzima bwabo nta mpamvu yo kuba mu buzima bwabo, mwumve ko Imana iri kumwe nabo. Ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Mu bibazo Imana izajya gutabara mwene data, mu bimwambara za Imana irakureba, iri kumwe nawe. Rero Yesu yaje kugira ngo abe muganga w'abantu bafite imitima imeze gutyo, imitima yuzuyemo ibyo bikomere, yuzuyemo ubwoba, yuzuyemo ibyaha, yuzuyemo umwijima, yuzuyemo ibintu byinshi bidafututse. Yesu yaje kugira ngo abe muganga w'imitima, yaje kuvura, Yesu yaje kuvura, Yesu yaje guhumuriza, Yesu yaje gucungura, Yesu yaje gukomeza, Yesu yaje gusubiza ibyiringiro n'umugambi mu buzima bwawe. Wewe wumvaga umerewe nabi, wewe wumvaga ubuzima bwawe bwanze, Yesu yaraje kugira ngo asubize ibyiringiro mu mubiri wawe, asubize ibyiringiro n'umugambi mu buzima bwawe. Wongere ugire ibyiringiro, wongere ugirire icyizere, wumve ko nawe ushoboye, wumve ko Imana igukunze, wumve ko Imana muri kumwe. Ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 avuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nta kindi Yesu yaje gukora, yaje kugira ngo abantu bameze gutyo abusa kose, uko abuteye kose, Imana ikwitayeho, ukuri kose Imana ikwitayeho, kandi Imana igiye kugukiza, igiye kandi no kugusana. Imana igukiza gusa, ahubwo iragukiza ikanagusana, kandi Imana iguhaye amahoro, iguhaye ihumure, iguhaye n'icyizere, kubera ko nta kindi kintu cyazanye Kristo ni ukugira ngo aduhereze ibyo bintu, aduhereze amahoro, aduhereze icyizere, aduhereze ihumure. Kandi Imana iraguha ubugingo bushya n'umugambi mushya mu buzima bwawe. Wumva gutakaje ibyiringiro, wumva gutakaje icyizere, Yesu yaje kugira ngo aguhereze umugambi mwiza mu buzima bwawe, aguha umugambi mushya. Nicyo cyazanye Yesu kugira ngo atwereke urukundo, yereke urukundo abantu be. Yusomye Yohana 3:16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nta kindi cyazanye Yesu, yaje kugira ngo aduhereze ubugingo, aduhe ubugingo bwinshi, aduhe ubugingo bw'iteka, umwizera wese ahabwe ubugingo. Rero iyo urebye mu nkuru twasomye, hano twasomye tubona ko Yesu yari umuntu wubaha Imana no kwitabira iteraniro ry'abera. Tubona ngo Yesu atangiye ministry yiwe, atangiye umurimo wiwe, yasubiye iwabo yinjira mu murimo. Haravuga ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yaramenyereye, nk'uko bimesanzwe. Hano bigaragaza ko Yesu yari umuntu wubaha Imana. Yesu yari umuntu 100% akaba n'Imana, ariko muri kamere muntu yubahaga Imana. Niyo mpamvu yubahaga amateraniro, akubaha ndetse n'Imana. Hano ikintu Yesu yagaragazaga kugira ngo yinjire mu rusengero, hari ikintu gikomeye cyane yagaragazaga. Yesu yagaragaje ubuzima bw'ubusabane n'Imana n'abantu. Yajyaga mu nzu y'Imana agasenga. Ibi ngibi bigaragaza ubusabane buri hagati y'Imana n'abantu. Abantu basabana n'Imana igihe bari gusenga. Nubwo yari umwana w'Imana, ntiyirengagije akamaro ko kujya mu rusengero. Bene data, Yesu yirengagiza kujya mu rusengero, yirengagiza kujya gusenga, kandi yari umwana w'Imana. Ese niye classe bari ku ndimo ni muhe groupe ndimo ndi hehe, ndi mu biki bituma najya imbere y'Imana. Rero
Zaburi 122 umurongo wa mbere aravuga ngo narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Ukwiye kwishimira kujya mu nzu y'Imana, ukwiye kwishimira kujya gusenga, ukwiye kwishimira kujya kubana hamwe n'abera. Na Yesu ubwe yajyaga mu rusengero, yajyaga mu sinagogi agasenga. Abaheburayo 10 umurongo wa 5 bavuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigenza. Hariho abantu bamwe bajya birengagiza, hariho abantu bamwe bajya badashaka guterana n'abandi, bakumva bashaka kuba bonyine, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo twe kwirengagiza. Nimba Yesu ubwe yarinjiraga mu sinagogi, none wewe uri muntu ki udashobora kwinjira mu sinagogi? Uri muntu ki? Haleluya. Rero kuba twakubaha gahunda z'Imana n'iteraniro ni kimwe mu bimenyetso by'umukristo w'umwizerwa. Mu kubaha gahunda z'Imana, tukubaha gahunda z'itorero, icyo ni ikimenyetso cy'uko uri umukristo w'umwizerwa. Hariho umuntu umwe bigize abicara kugira ngo bamuhe inshingano. Komite iricara kugira ngo barebe biga ku muntu, bamuhe inshingano, abe yagira inshingano ahabwa mu itorero, ashumbe itorero runaka bashaka kumuha. Barasuzuma basanga uyu muntu bari kwigaho kugira ngo bamuhe inshingano amaze igihe kinini cyane atagera mu rusengero, adasenga. Rero ibyo byatumye kuba adasenga gusa, ataza kwitabira amateraniro gusa ngo aboneke, presence ye iboneke, byatumye abura amahirwe yo kugira ngo ahabwe promotion, ajye mu nshingano. Rero kuba muri gahunda z'Imana n'iteraniro ni kimwe mu bimenyetso by'uko uri umukristo w'umwizerwa. Ntabwo nicyo cyatumye ansiga amavuta. Amen. Nicyo cyatumye ansiga amavuta. Umurimo wa Yesu waruherekejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Nukuvuga Umwuka Wera yaramusize, yaramutoranije kugira ngo abashe gukora umurimo w'Imana. Rero uyu murimo wa Yesu waruherekejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Bene data, reka uyu murimo Imana duhaye, reka ukomeze uherekezwe n'imbaraga za Mwuka Wera. Iyo usomye muri Yesaya n'ubundi, muri Yesaya 61 n'umurongo wa 1 n'uwa 2 avuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Umwuka w'Imana nta kindi nuko umwuka w'Imana yasize Yesu. Aravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri nge, kandi yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, mbohora imbohe, mumure impumyi, ndetse nyize n'ibisenzegeri. Hariho abantu babaye ibisenzegeri, hariho abantu babaye impumyi mu buryo bw'ijambo ry'Imana, babaye impumyi mu kutamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero nta kindi umwuka Imana yasigiye Yesu, yakwiye ngo azabashe guhumura abo bantu bamenye, abashe gukiza abo bantu bakire, abashe kuri abantu babaye ibisenzegeri, bafite imitwaro bikoreye ibaremereye, nawe kuyitura, nawe kuyakuraho. Yesu aze ayibakureho. Hari imitwaro bagize ibisenzegeri, imitwaro y'ibyaha. Yesu yaje kugira ngo abakize. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10:38 avuga ngo Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamushyizeho Umwuka Wera n'imbaraga, akagenda agira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Nukuvuga Imana yahaye Yesu Kristo imbaraga z'Umwuka Wera, yaramusize ngo kugira ngo Yesu ajye akomeza agenda agirire neza abantu. Yesu mu murimo we, muri ministry yiwe, yakomeje kugenda agirira neza abantu, abagirira neza. Tubonye abantu yagiraga neza bitewe nuko yari afite Umwuka Wera,
afite n'imbaraga z'umwuka ngo akagenda agirira neza abantu, ngo kandi si ibyo gusa akabayobora Satani agatwaza igitugu mwene abo ngabo. Yesu yaje kugira ngo abo ngabo abashe kubakiza, ababohore, abakize kuba igisenzegeri. Umurimo w'Imana ntushobora gukorwa n'ubushobozi bwa muntu, hoya ntibishoboka. Ntabwo ubushobozi bw'umuntu, ntabwo imbaraga z'umuntu zishobora gukora umurimo w'Imana. Dukeneye gusigwa na Mwuka Wera, dukeneye ko Mwuka w'Imana, Mwuka Wera aza akatujyaho, akaduha ubushobozi, kubera ko imbaraga zacu ntabwo zabasha gukora umurimo w'Imana, ubwenge bwacu ntabwo bwabasha gukora umurimo w'Imana, ahubwo dukeneye ubushobozi bwa Mwuka Wera, dukeneye imbaraga za Mwuka Wera, dukeneye gusigwa, dukeneye gutoranwa, dukeneye guhabwa imbaraga za Mwuka Wera. Haleluya! Yesu yavuze ngo Mwuka w'Imana ari kuri njye, yaransize kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Dukwiye guhamya ko imbaraga z'Imana ziri muri twebwe, dukwiriye guhamya imbaraga z'Imana ziri muri twebwe. Ni nako umwanditsi w'ibyakozwe n'umwe yanditse aravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, ngo muzaba abagabo baguhamya ibyanjye i Yudaya, i Samariya, no kugeza ku mpera y'isi. Muzahamya Yerusalemu, muzahamya ahantu hose, kuko mufite imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Reka dusabe Mwuka Wera akomeze adusige, Mwuka Wera adusige, aduhe ubushobozi bwo gutinyuka, bwo guhamya abo turi bo, duhamye uwo twemeye mu izina rya